ntabwo nabishobora. Special coffee, momo coffee yose, harimo black coffee, americano, akazamo black coffee zisanzwe, tukagiramo na coffee with milk, cappuccino, cafe latte, mocha, avocado na caritado, tukagiramo n'umwihariko w'ama snacks nk'uko mubibona. Iyi ni Kigali Magana Atanu TV. Hasani nyawe, Hasani ndamuzi n'umuntu w'umugabo. Hasani ndamuzi n'umuntu w'umugabo. Hasani, Sumabere, I love you so much. Ni muri gare ya Kayonza n'ahantu nsanze bafunguye kuri aya masaha. Ndi muri gare nshaka imodoka, nta modoka ndimo kugira ngo nyibone injyana aho nashaka kwerekeza, ariko bo barafunguye, barimo barakira abagenzi bari kuza bakeneye icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Hano muri iyi mubona mpagaze neza, harimo ibinyobwa ubwoko bwose ndetse yewe n'ibyo kurya birahabaye. Banze kwegeka imiryango baragira bati hataza kugira umugenzi utaha atabonye icyo kurya, kandi tuba twaje kubafasha umunsi ku munsi. Ngira ngo mumaze kuhabona, ndaje mbereke n'icyapa cyaho ku muryango kugira ngo umunsi ku munsi uzaburi hano muri gare ya Kayonza ntuzicwe n'inzara. Ndetse bavuze ko rimwe na rimwe iyo ushaka icyo kurya ukunda kugenda muri Kayonza bashobora no kugukopa ukazaza kwishyura. Tubwire kugeza aya masaha mukiri mu kazi, abandi bafunze, ese ni rihe banga mukoresha kugira ngo aya masaha muri mu kazi mwebwe kugera aya masaha? Ubundi wenda buri muntu wese agira impamvu ye. Nk'ubu wenda umucuruzi hano nk'uko tungana gutya, hari abacuruzi bazinduka, hari n'abacuruzi baza bakerewe. Ubwo rero uramutse ubaye wazindutse, hari umuntu ushaka kuvuga ati kubera ko nazindutse reka nahe kare kubera ko nayakuyemo, ariko hari n'ushobora kuba ati kubera ko naje nyerewe reka nkukuze nshake buryo ki bwose nza gukuramo na yanyuma abandi bagiye. Ariko nanone kubera ko tuzi icyo dushaka, nekeza ko ariyo mpamvu wenda ituma dushobora gutinda tukageza aya masaha. So ko wenda turusha abandi wenda imbaraga, wenda baba bigomwe bakabatika dutahe burije, ariko tukunda kwimvisha ko wenda nyuma ya kano kanya ashaka kuza umukiriya na mukanya ashaka kuza undi, cyane cyane ko twimvisha ko nimba abandi batashye abandi bakira bari buze barafashwa n'abandi. Kuba muri ahangaha aya masaha byibuze, ese mwebwe murazinduka cyangwa muri mu bantu bazamutinze mu kazi? No kuzinduka turagerageza, so no gutaha dukera nabyo turagerageza. Ni rihe banga cyangwa se nakahe gashya mufitemo hano mushobora kuba murusha abandi abakira bashobora kuza babakurikiyeho? Nuko ngo ubundi business, buri muntu agira business n'undi akagira business. Ushobora kuba ufite business isa n'iy'umuturanyi wawe, aho bitandukanira ushobora kugira wenda keya cyane ndakurusha undi, cyangwa se ushobora no kugira akihariko wenda mu buryo ushobora kurusha mugenzi wawe. Kimwe nk'uko ushobora gusanga hari abakiriya bakunda wenda bashaka gukunda keya, bashaka gukunda uburyo bakwakira. Rero iyo uzi ko ufite undi muntu ucuruza ibicuruzwa bihuje n'ibyawe, ugeza kugeragezamo innovation nubwo yaba mu rurimi cyangwa se mu buryo uganira n'umukiriya, buryo mwakira, kugira ngo byibuze ugire different n'uwo muturanyi cyangwa se n'uwo mu computer wawe. Bivugwa ko hari ibintu mugenda mwongeraho amafaranga bitandukanye nuko ku ruganda baba bahereye. Ese hari ibyo mugenda mwongeraho amafaranga mukurikiye inyungu zanyu bwite? Ubundi nano iyo biriya byo kongera igiciro mfata nko kwibeshya. Nuko ngo iyo wongeyeho igiciro umuturanyi wagakomeza cya giciro, byanze bikunze ushobora kubura abakiriya, kuko abakiriya bakunda aho ibintu bihendutse biri. Ariko nuko ngo iyo uri same price n'umuturanyi cyangwa se na mu computer wawe, musigaje ahantu hamwe, uburyo uri bwakira umukiriya, uburyo uri bumuhamagare, akanyamuneza, urukundo n'uburyo ki bwose umwereka ko umukeneye kandi atari ugukeneye wenyine. Naho nta biciro tujya twongeraho kubera ko dukeneye ko abakiriya turabashaka. Mugira uburyo mukontororamo ibicuruzwa byanyu kugira ngo byibura umukiriya uzabagana ye kujyana ibyarangiye, mubasha uburyo ki bwo kubikontororamo kugira ngo mubashe gutanga ibintu bishyashya? Nekereza ko wenda mu kintu gishaka gutuma tushobora kuzinduka cyangwa tugataha dukerewe nacyo kirimo. Kwa ngo niba tuzindutse no kugira ngo wenda byibuze abakiriya mbere yuko batugeraho basanga ibyo twacekinze kugira ngo utaza gucekinga ikintu ariko umukiriya gitwaye.
deja nanone gutaha dukerewe ntekereza ko nabyo biri mu bintu bidukereza kubera ko tuba tugira ngo tubanze turebe ese akazi kacu k'umunsi kagenze gute, ese ni ikihe kintu kirimo ejo tudakeneye gukoresha dushaka gushyira ku ruhande kugira ngo ejo umukiriya kugera akaba ari gutangira gutunganya ikintu kandi akaba yasanga ibintu biri smart. Ni izihe mbogamizi muhura nazo muri aka kazi mukora? Imbogamizi zo ntabwo zabura uko byagenda kose. Impamvu imbogamizi zitabura nk'ubu iyi ni gare, ni ahantu hakorera abantu batandukanye, kandi ahantu hahurira abantu batandukanye hashaka kuzuramo n'abajura. Rero imbogamizi ntizabura, ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, zo ntizabura, cyane cyane abajura ntibaburamo. Reka tugushimire, urakoze cyane. Amazina yanjye ni Ndarutse Barista Ivan, tukaba dukorera muri Kayonza hagati muri gare. Tugusanze hano aya masaha ya nijoro. Ese muri aya masaha nijoro buri kubona abakiriya cyangwa nuko ubugihari gusa mu kazi? Oya, ano masaha abakiriya baba bagihari, nubwo baba batari benshi ariko baba bagihari, tuba tugicuruza. Abazamo imbere muri gare n'abava hanze ya gare, abaturage basanzwe. Ugiye kubwira abantu bagana intara y'Iburasirazuba by'umwihariko hano muri gare ya Kayonza, ese niki cy'umwihariko ufite hano muri gare ya Kayonza bashobora kuza bagukurikiyeho cyangwa se uba ufite hano muri gare ya Kayonza? Icy'umwihariko tugira special coffee, mu makofi yose harimo black coffee, americano, akazamo black coffee zisanzwe, tukagiramo na coffee with milk, cappuccino, cafe latte, mocha, avocado na caritado. Tukagiramo n'umwihariko w'ama snacks nk'uko mubibona. Tugiramo snacks z'ubwoko butandukanye, bread, sambusa z'amagi n'inyama, isambusa z'ibirayi zimeze neza, tukagiramo na Rolex. Hanyuma tugusanze aya masaha ugira mu kazi sangahe mu gitondo? Ese amasaha yo kugasoza ndabona ukikarimo mu gitondo hagera sangahe kugira ngo umuntu byibura winjira muri gare bwa mbere yavuge ko ashobora kuza akagira icyabona? Murakoze. Saa 10 z'ijoro tuba turi hano muri gare, tugasohokamo ano masaha namwe muhagereye saa 5 saa 4 n'igice. Uko ngo saa 10 mwahageze? Saa 10 tuba twahageze, ukeneye serivisi ayibonera ku gihe. Ntabwo ibiciro byanyu byaba biri hejuru cyane ku buryo umuntu ugendera muri gare ukora ko hagenda abantu batandukanye byibura harimo badashobora kwigondera igiciro cyanyu cya coffee? Ugendeye no ku biciro byo hanze, igiciro cyacu kiri hasi kuko twebwe tubashyiramo na discount y'abantu bagenda badutembera hano muri gare ya Kayonza. Bivuze ngo abantu basanzwe bagenda hano babakira banyu bahoraho, hari ubundi buryo mugenda mubacangira amakano cyane rwose. Noneho akarusho ku bantu tubana mu buzima busanzwe bwa hano muri gare bo barabizi igiciro cy'abakiriya bacu ntabwo ari cyo giciro cyabo nk'abantu bakorera hano muri gare. Bivuze ngo umukiriya uhoraho hari uburyo ki mugabanyirizaho? Turabungabanyiriza bigaragara. Twizere ko natwe nubwo ari ubwa mbere muratugabanyiriza kugira ngo hanyuma noneho ubutaha tujye tuza tura abakiriya kandi tuzane n'abandi. Nta kibazo pe, turabagabanyiriza. Mu kazi mukora ni zihe mbogamizi muhura nazo muri aka kazi ukora ka buri munsi? Mu kazi ka buri munsi urebye ahanini nta mbogamizi duhura nazo. Nta kibazo kabisa. Nta kindi kibazo. Ijambo rya nyuma ku bantu bagiye kukubona bwa mbere kuri kamera za Kigali 500 TV, niki kintu wababwira kuri wowe? Urakoze. Ikintu nababwira ku bantu batemberera Kayonza ni mugane Shop Expresso Coffee Shop, turabakira neza kandi tubakorera coffee nziza. Coffee zose mwifuza zirahari, ni mutugane tubakire. Murakoze. Ese urikorana wenyine cyangwa arandi mukorana ku buryo umuntu ari mu modoka ashobora guhamagara mugahite muyimushyira? Murakoze. Ntago nikorana, ngirana turi company nini, hari abandi bajene dukorana, ni mu mashift. Umuntu yicaye mu modoka adashaka gusohokamo ashobora kuba yabahamagara kuri nimero, hari iyo muba mufite kujya ashobora kuguhamagara kuri nimero ati ndi muri imodoka yitwa gucya na gucya company, nzaba mbibavugira nibamara kuyampa wenda na puraka akakubwira ukabamushyiraga coffee bitewe n'akakubwiye, iyo nimero yaboneka? Iyo service turayitanga cyane kuko abenshi nibakunze no gusohoka mu modoka, dukunze kubakirira mu modoka aho bicaye kugira ngo nabo imodoka zitabasiga. Nimero ni isanzwe, ni 079 13 91 971. Wayisubiramo kugira ngo batabimishe neza bayumve? Nayisubiramo 079 13 91 971. Reka tugushimira, urakoze cyane.
kandi komeza ku murimo ukomeza ukore neza ibintu ni sawa. Murakoze Sawa sawa. Ngira ngo murabimenyereye njyewe ndi intore y'intoranwa iburyo ku ruhembe rw'umuheto. Iyi ni Kigali 500 TV, nge nitwa Hassan Nyawe.